ngo ni iteka ryose. Pasika cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza Easter bivugwa ko ari izina rikomoka ku kigirwamana Easter cyasengwaga n'abongereza mbere y'uko ubukristo buhabwa intebe. Inyandiko ziheruka zivuga kuri iki kigirwamana cyitirirwa Pasika ni iza Venerable Bede, umumonaki w'umwongereza wabayeho hagati y'ikinyejana cya 7 n'ikinyejana cya 8. Ese Pasika ni iki? Ubundi kuki yitwa Pasika? Yaturutse hehe? Ese koko iyi Pasika twizihiza yaba ari umunsi mukuru wa gipagani? Iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Njye nitwa Romuald niyo gisubizo, ntucikwe. Pasika mu kilatini Pasika, mu cyongereza Easter, mu kigiriki Pasika, mu gifaransa Pâques. Umunsi kugeza ubu wizihizwa n'amadini ya gikristo cyane cyane Kiliziya Gatolika, aho babe bibuka izuka rya Yezu Kristo, ari naryo imyemerere y'iri dini rya gikristo ishingiyeho cyane. Uyu Yezu Kristo rero nk'uko tubisanga mu gitabo gitagatifu cya Bibiliya, akaba yarazutse ku munsi wa 3 nyuma y'ibambwa n'ihambwa rye. Ngiyi impamvu abakristo bo muri Kiliziya Gatolika bavuye ku munsi wa Sabato wizihizwaga nk'umunsi wahawe umugisha n'Imana, ari nawe yaruhutseho, ikanategeka abantu bose kuwuruhukaho, bagahitamo kujya baruhuka ku munsi umwami n'umukiza Yezu Kristo yazutseho. Nyamara hari n'andi madini ya gikristo nk'aba Adventiste b'umunsi wa 7 acyubahiriza Isabato nk'umunsi w'ikiruhuko. Ngibi bituma benshi bajya impaka ku byerekeranye n'ukwemera, abenshi bibaza igikwiye hagati yo kuruhuka ku munsi w'Imana wahozeho kuva kera mu isezerano rya kera Ancien Testament ari wo Sabato, cyangwa se umunsi Yezu Kristo umwami n'umukiza yazutseho akava mu bapfuye Dimanche, cyangwa se icyumweru ari wo wa mbere wa Sabato. Ijambo ry'icyongereza Easter rihita rihura n'irindi ry'ikidage Oster. Urebye nta kintu kigaragara bitubwira, nyamara ucukumbuye neza usanga rigira aho rihurira n'izina Ostre, izina ry'Imanakazi y'ibihe n'uburumbuke yasengwaga n'abongereza. Ibi nanone byongera guhurirana n'uburyo umunsi mukuru wa Noheli wizihizwa ku ya 25 Ukuboza wizihizwaga nk'umunsi wari warahariwe ikigirwamana cy'izuba mu bihe byo hambere. Ibi bikagaragaza cyane uburyo abakristo bakoresheje intwari ikomeye mu guhashya ubupagani, aho bagiye bafata iminsi mikuru ikomeye ubundi yari yarahariwe Imana zitandukanye, akaba ariyo bashyiraho iminsi mikuru yaba ikomeye ya gikristo, mu rwego rwo kurwanya kuba habaho gusenga Imana nyinshi no kuyoboka imyemerere itandukanye. Iyo urebye neza usanga basa n'abesheje umuhigo, kuko usanga iyi minsi mikuru ya gikristo iyo yageze no mu bihugu bituwe n'abatemera Imana n'umwana wayo Yezu Kristo wapfiriye ku musaraba, nabo bakoresha ibirori bakayizihiza bikomeye. Hirya y'iyo Manakazi y'abongereza, ubu hacukumbuye inkomoko y'izina Pasika mu ndimi zitandukanye. Ibi bihera ku cyumweru gitagatifu kizwe mu nteruro y'ikilatini in albis, cyangwa mu bwinshi alba bishatse kuvuga igicuku, ariko nanone bigaturuka ku kidage cya kera Eostarum, ari naryo ryakomeje gukoreshwa n'icyongereza kikaryinjiza mu nkoranya. Ikilatini n'ikigiriki hose ni Pasika, risobanura Passover cyangwa se guhita, rikaba mu gifaransa risobanura Pâques. Kuva kera guhitamo umunsi wa nyawo wo kwibuka izuka rya Yezu Kristo byakomeje kuba ikibazo cy'ingorabahizi, ndetse bikanateza urujijo cyane, aho abakristo bo mu bihugu byo mu burasirazuba bw'isi nabo mu burengerazuba bw'isi wasangaga batabivugaho rumwe. Uru rujijo rwakomeje kuba agashobero kugeza mu kinyejana cya 8. Muri Aziya y'Amajyepfo abakristo bizihizaga umunsi Yezu Kristo yabambweho ku munsi umwe n'uwo abo mu idini y'Abayahudi bizihizagaho Pasika yabo, ari wo munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere kw'inzora kwiswe kwa Nisani ku ngengabihe ya Kiyahudi. Pasika y'abakristo rero yabaga iminsi 2 nyuma ya Pasika y'Abayahudi, ari byo kuvuga ku munsi wa 16 mu kwezi kwa Nisani kuri ya ngengabihe yabo ya Kiyahudi, hatitawe ku minsi igize icyumweru. Nyamara mu bakristo bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bo bizihizaga Pasika ku ntangiriro y'icyumweru, ari byo kuvuga ku wa mbere wa Sabato. Uyu munsi witwa mu cyongereza Sunday cyangwa se Dimanche mu gifaransa, bibuka igihe Yezu Kristo yazukiye mu bapfuye. Ubwo rero bakaba barafataga umunsi wo ku cyumweru cya hafi ukurikira ya 14 y'ukwezi kwa Nisani.
Nguko uko abakristu benshi bagiye bahitamo kwizihiza umunsi wa Pasika yabo ku cyumweru, birangira iya 14 y'ukwezi kwa Nisan ibaye nk'isigaye muri iriya dini ya Kiyahudi gusa. Mu nama yabereye Nice Concilium Nice mu mwaka wa 325 nyuma ya Yezu Kristu, hemejwe ko Pasika ishobora gufata umunsi w'icyumweru wose uri hagati ya 21 Werurwe n'iya 25 Mata. Abakristu bo mu idini ya Orthodoxe bo bagendera ku ngengabihe yitwa calendrier julien, aho kugendera ku ngengabihe benshi bakoresha ariyo calendrier Gregorienne. Iyi iri imbere y'iminsi 13. Ibi bigatuma Pasika y'aba Orthodoxe ikunze kuba nyuma ya Pasika yizihizwa n'Abagatolika b'i Roma ndetse n'Abaprotesta. Nyamara kuri bo ni nk'ikizira kwizihiza Pasika ku munsi ubanziriza cyangwa se umwe n'uwa ya Pasika y'Abayahudi yitwa Passover. Mu kinyejana cya 20 abantu benshi bakunze kwifuza ko hajyaho itariki ihamye ya Pasika, aho abenshi batekerezaga ko umunsi waba mwiza ari icyumweru gikurikira uwa gatandatu wa kabiri w'ukwezi kwa kane. Nyamara ibi byose nubwo byagiye bishyigikirwa na benshi, nta musaruro byatanze. Icyo kibazo cyongeye kuzamuka ndetse kiganirwaho na bamwe mu bayobozi bo mu madini arimo aba Orthodoxe bo mu Burasirazuba, aba Orthodoxe bo muri Siriya, Abangilikani n'Abagatolika b'i Roma. Ariko itariki ihamye y'uyu munsi mukuru yakomeje kubiyanga. Umunsi wa Pasika rero wizihizwa n'Abakristu nta tariki ugira ihamye, kuko igihe ubera giterwa n'ingengabihe ya Kiliziya Gatolika bita umwaka wa liturujia, année liturgique. Ukaba ari umunsi ubanzirizwa n'igihe cy'iminsi 40 y'igisibo, aho Abakristu baba bibuka igihe Yezu Kristu yamaze mu butayu nk'uko bivugwa na Bibiliya, ahashukirwa na Sekibi. Uyu munsi kandi ubanzirizwa n'icyumweru cyiswe icyumweru gitagatifu, Semaine Sainte, aho Abakristu baba bashishikarizwa kurushaho kwicuza ibyaha, kwihana no gusiba kurya hagamijwe gufasha abatagira ikibatunga, bagiriye ukwemera bafitiye Yezu Kristu wabambwe ku musaraba. Iki cyumweru gitagatifu rero mu mpera zacyo hari iminsi nyabutatu ibanziriza Pasika ariyo bita Triduum Pascal, irimo uwa kane mutagatifu wibukwaho ifunguro rya nyuma Yezu Kristu yasangiye n'intumwa ze, ari nawo Abakristu Gatolika bemera ko ari inkomoko y'isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya, aho Yezu Kristu ubwe yatanze umugati nk'ikimenyetso cy'umubiri we yari agiye gutambaho igitambo, ndetse n'isakramento ry'ubusaseridoti, aho yabaye umusaseridoti wa mbere watambye umubiri we ku musaraba. Nguko uko abasaseridoti iyo batura igitambo cy'Ukaristiya mu misa baba bibuka umusaseridoti Yezu Kristu watanze igitambo cy'umubiri we ku musaraba. Iyo misi kandi irimo uwa gatanu mutagatifu wibukwaho ibanga rya Yezu Kristu n'urupfu rwe ku musaraba, ndetse n'uwa gatandatu mutagatifu wibukwaho iyobera ry'urupfu rwa Yezu Kristu ku musaraba ndetse n'izuka rye ava mu bapfuye. Muri liturujia y'Abakristu ubundi Pasika yizihizwaga itangirana n'ijoro ry'igitaramo ryatangiraga ku wa gatandatu izuba rirenze, rikarangira ku cyumweru izuba ryongeye kurasa. Muri Kiliziya zo mu Burengerazuba bwo iri joro ry'agatangaza cyangwa se ijoro ry'igitaramo rikaba ryaratangiraga nyuma ya 6 zo ku wa gatandatu mutagatifu, ugakomeza ku mugoroba izuba rirenze kugeza mu gitondo cyo ku cyumweru cya Pasika. Mu mwaka w'1995 Kiliziya Gatolika y'i Roma yaje gushyiraho isaha ya 4 z'ijoro nk'isaha ihamye yo kwizihiza iyobera ry'ijoro ry'agatangaza cyangwa se ijoro ry'igitaramo cya Pasika. Ibi bikaba byaratumaga misa y'igitaramo cya Pasika irangira mu ijoro hagati. Mu idini ya Orthodoxe iri joro ry'igitaramo ryakomeje kuba umunsi ukomeye wizihizwa, ni mu gihe mu Baprotesta ho iri joro ridahabwa agaciro cyane. Mu kinyejana cya 4 igitaramo cya Pasika cyarangwaga n'ibirori bidasanzwe. Wasangaga mu Bakristu hirya no hino hari umwuka w'ibyishimo bidasanzwe, kuko muri icyo gihe hari benshi bizeraga ko kugaruka kwa Yezu Kristu hari amahirwe menshi ko kuzaba ku munsi mukuru wa Pasika. Muri Kiliziya Gatolika y'i Roma mu migenzo y'iki gitaramo cya Pasika kiba kigizwe n'ibice 4 by'ingenzi.
Ibyo bice harimo gucana itara rinini rya Pasika, aho abakristo bose bitabiriye igitaramo cya Pasika nabo buri wese acana itara rye yitwaje ku rumuri rwo kuri iryo tara rya Pasika, maze urumuri ruvuye ku itara rya Pasika rugakwirakwira ku matara y'abakristo bose. Ikindi gice cyo kwiga ijambo ry'Imana kiba kigizwe no gusoma amasomo menshi yo muri Bibiliya agaragaza amateka y'umuntu, uburyo yakoze ibyaha n'uburyo Imana yamugiriye impuhwe ikamukiza ikoresheje Yezu Kristo. Hari ikindi gice cyo gutanga isakramento rya batisimu ku bakristo bashya bamaze kwigishwa iby'ukwemera no gukomorera abakristo bavuye mu yandi madini. N'igice cya nyuma aricyo cyo gutura igitambo cya Pasika, aho abigishwa bose babatijwe n'aba bandi bose bakomorewe basangira n'abandi bakristo bose ku meza matagatifu. Uyu muco wo gucana itara mu rwego rwo kugaragaza Yezu Kristo we rumuri rwaganje umwijima w'urupfu abinyujije mu izuka rye watangiye mu mwaka wa 384 mu kinyejana cya 10. Uyu muco wakwirakwiye hirya no hino ku isi. Naho uyu muco wo kubatiza abantu kuri Pasika ugaruka mu minsi ya kera Kristo bugitangira, ahayinga mu kinyejana cya 4, aho batisimu muri Kiliziya Gatolika yatangwaga inshuro rimwe gusa mu mwaka kuri Pasika. Muri Kiliziya Gatolika umuherezabitambo cyangwa se umusaseridoti aho umugisha amazi azakoreshwa umwaka wose mu muhango wo kubatiza. Abakristo nabo mu kwemera kwabo batwara kuri ayo mazi bagatahana iwabo makeya, kuko baba bizera ko barinda imyuka mibi ndetse n'amashitani. Abaliteriye n'abangirikani bahindura bike muri uyu muco wa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ese iby'intama, amagi cyangwa se inkwavu za Pasika byo amateka bivugaho iki? Pasika kimwe na Noheli yagiye yinjira muri myinshi mu mico y'abantu bo ku isi. Abenshi mu mico bagira usanga bagerageza kuyisanisha n'izuka rya Yezu Kristo, ariko ugasanga ikomoka rimwe na rimwe ku mico n'imigenzo itari iya Gikristo. Intama ya Pasika umuco wayo ukomoka ku magambo dore ntama w'Imana, dore ikiza ibyaha by'abantu b'isi, dusanga muri Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 29. Nanone ugakomoka ku ntama yakoreshwaga nk'itungo ry'igitambo umuco w'Abayisiraheli. Mu bihe bya kera cyane abakristo bazanaga inyama z'intama bakazishyira kuri aritari kugira ngo zize guhabwa umugisha, arizo bakoreshaga nk'ifunguro rya Pasika. Kuva mu kinyejana cya 12 igisibo cyakunzwe gusozwa kuri Pasika kigaherekezwa n'amafunguro arimo amagi, fromage, imigati na za bombo byabaga byabanje gusengerwa no guhabwa umugisha. Ikoreshwa ry'amagi atatse neza ndetse asize amabara atandukanye ryatangiye mu kinyejana cya 13. Kiliziya yabuzaga abakristo kurya ibiryo byiza birimo amagi mu cyumweru gitagatifu Semaine Sainte. Nyamara aboroye inkoko zakomezaga gutera muri icyo cyumweru cyose. Nguko uko ayo magi yiswe amagi y'icyumweru gitagatifu yatakwaga ku munsi mukuru wa Pasika asigwa amarangi. Iryo ubwaryo ryabaye ikimenyetso cy'izuka. Nk'uko Yezu Kristo yazutse mu bapfuye asohoka mu mva, igi naryo rigaragaza ubuzima bushya buturuka mu gishishwa cyaryo igihe kigeze. Umuco w'aba-Orthodoxe ho aya magi agaterwa irangi ritukura mu rwego rwo kugaragaza amaraso Yezu Kristo yamennye ku giti cy'umusaraba. Hari abenshi bavuga ko aya magi nayo hari aho ahuriye n'imico ya gipagani, ibyo nabyo tuzabivugaho mu biganiro bitaha. Umuco wo gukoresha inkwavu muri Pasika wo wagaragaye bwa mbere mu baprotesta bo mu Burayi mu kinyejana cya 17, bakaba barakomeje kwiharira uyu muco kugeza mu kinyejana cya 18.
ngaya amateka ya Pasika, ngiyi inkomoko yayo. Iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Njye nitwa Romwari niyo gisubizo. Like, share, subscribe, unaduha igitekerezo cyawe muri commentaire. Mugire Pasika nziza ku bayemera, naho mu biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane. Ciao. Dic nobis